nabaye ikaze muri iki kiganiro inyungu Society ukomeje gutega amatwi. Waye ikaze none bwa mbere kuri subscribe kugira ngo uzajye ukomeza kugezwaho n'izindi video. Wahaye ikaze tujye kuganira kuri ibi bikurikira. Tujye kuganira ku magambo y'ingenzi Iserimbonyi akunda kubwira abantu ahindura ubuzima ari indangagaciro se n'ibintu bitandukanye. Akunda kubwira ko Iserimbonyi ari umuhanzi umwe mu bahanzi b'Abanyarwanda bafite ubutumwa bwimbitse kandi bushingiye ku ijambo ry'Imana. Uretse ko ari umuririmbyi n'umwigisha w'amahoro, icyizere n'urukundo. Ageze hose haba mu bitaramo, mu biganiro cyangwa ku mbuga nkoranyambaga, arasangiza abantu amagambo y'ubwenge agamije kubahumuriza no kubereka ko ubuzima bufite agaciro gakomeye imbere y'Imana. Mbonyi akunda kubwira abantu ko ubuzima si amarushanwa, ko buri muntu afite inzira ye Imana yamuteguriye. Ati Imana ifite gahunda yihariye kuri buri muntu. Ntukagereranye urugendo rwawe n'urw'abandi kuko igihe cyawe kizagera. Iri jambo akunda kuryibutsa urubyiruko rukunda kwiheba cyangwa rwumva rwatinze kugera ku byo rushaka. Ashimangira ko Imana idatinda ahubwo itegura ibintu neza kugira ngo igihe kigeze byose bizagende neza. Avuga ko umunezero w'ukuri uturuka ku Mana atari mu bintu byo ku isi. Ati umunezero w'ukuri nturangirana n'amafaranga cyangwa ibinyamuneza, ahubwo uturuka ku kumenya ko Imana ikuri hafi. Abantu benshi babonye ibi biremereye kuko kenshi twibwira ko amahoro ava mu kuba dufite byinshi. Nyamara Mbonyi avuga ko amahoro y'ukuri atangwa n'Imana yonyine. Mu butumwa bwe Mbonyi ahora yibutsa ko ubwoba n'agahinda bitagomba kudutsinda, ahubwo ko tugomba guhora twiringira Imana nubwo ibintu biba bigoye. Ati iyo bigoye cyane uba uri hafi kubona ibikomeye Imana yaguteguriye. Iri jambo rihumuriza abantu babayeho mu buzima bushaririye, ribereka ko ibihe bibi ari inzira yo gutunganya. Mbonyi akunda kandi gusobanura ko kubabarira ari imbaraga si intege nke. Yagize ati iyo ubabariye uba ugize umutima wawe, uba ukinguye umuryango w'amahoro. Aha ashaka kwereka abantu ko umuntu atababarira aba ari we wikomeretsa, kuko kubabarira ari uguhindura umutima. Ikindi gitekerezo cy'ingenzi akunda kuvuga ko no gusenga nk'imbaraga z'ingenzi mu buzima. Ati isengesho si ugusaba gusa, ahubwo ni ugusabana n'Imana. iyo iganiriza ikwereka inzira utaruzi. Avuga ko buri munsi umuntu akwiye gutangira awushyize mu biganza by'Imana, kuko umunsi utangiye mu isengesho urangira amahoro. Umunsi utangiye mu isengesho urangira amahoro. Mbonyi ahora yibutsa abantu ko ubuzima bwacu bugira agaciro kandi ko Imana itaduhamagariye kubaho gusa, ahubwo dukorera ibikorwa by'ubugingo. Ati ubuzima si ukubaho gusa, ni ukumenya impamvu uriho. Aya magambo akunze kuyavuga mu bitaramo bye, cyane cyane icyambure mu concert, aho yibutsa abantu ko gukora iby'Imana ishaka ari byo bituma umuntu agira amahoro y'ukuri. Avuga kandi ko gushimira ari intwaro yo gukomeza. Ati iyo ushimiye Imana mu bito ikaguha byinshi. Iyo wibagiwe gushimira wibagirwa n'ukuntu Imana yagukijije ejo hashize. Iri jambo ni ryiza kabisa. Ubu ni ubutumwa bworohera buri wese, kuko abantu benshi bakunda kwibanda ku bibura aho gushimira ibyo bafite. Mbonyi kandi asaba abantu kwicisha bugufi. Ati Imana izamura uwicisha bugufi kandi ikagusha uwishyira hejuru. Ibi akunda kubivuga mu biganiro bye, kuko ari umuntu wicisha bugufi cyane utigira hejuru, nubwo ari umwe mu bahanzi bakunzwe cyane kandi barenze mu Rwanda no hanze yarwo. Muri buri ndirimbo ye usangamo isomo ry'ubwenge rishingiye ku buzima. Mu ndirimbo Yesu Ndaje avuga ko uburyo umuntu agomba kwihana no kugaruka ku Mana igihe cyose. Muri iyi ndirimbo yitwa Karame yerekana ko Imana itajya itererana abizeye. Mu ndirimbo yitwa ngo Inasiri agaragaza ko uburyo urukundo rw'Imana rudashira. Muri ndirimbo ye iba inyigisho y'ubuzima. Mbonyi akunda kandi kubwira abantu ko kugira intego mu buzima ari ingenzi. Ati umuntu udafite icyerekezo agendera ku kintu cyose, ariko ufite icyerekezo niyo nzira ikomeye arakomeza. Aha yibutsa abantu kwihangana, kudacika intege no gukomeza gukora cyane nubwo bitoroshye. Mu buzima bwe bwite Mbonyi yigeze atanga urugero rwiza
ukiranuka, wicisha bugufi, wubaha Imana kandi ukunda abantu. Akunda kuvuga ko icyubahiro cyose agihaye Imana kandi ko ntacyo yaba agezeho iyo utamufashe. Ati ibyo ndirimba byose ni ibihamya by'uko Imana ikora, ntabwo ndi njye niyo iri imbere. Ijambo rirakomeye. Avuga kandi ko urukundo ari rwo rugingo rw'ubuzima. Ati iyo udakunze ubaho nk'umuntu utagira umutima. Urukundo rwo rukiza isi. Ibi abihoza n'amagambo byanditse mu byanditswe byera avuga ko urukundo rurema byose. Mu magambo ye menshi akunze kugaruka ku kwizera. Ati kwizera ni ukumera no kwemera n'ibyo utabonye kuko iby'Imana yavuze ibisohoza. Aha yibutsa abantu ko kwizera Imana ari yo nzira yo kubona ibisubizo mu buzima. Yongera kandi gusaba abantu kutibagirwa aho bavuye. Ati uwo wibagiwe ejo ntazagira ejo hazaza. Menye Imana yakukuye maze uzamenya uko wayishimye. Bonye akunda kuvuga ko gufasha abandi ari umunezero udasaza. Ati iyo uhaye ufite uba ubonye ibyawe bizasaguka. Imana ikunda imitima itanga. Mu magambo ye menshi y'ubwenge akunda kuvuga ko kwirinda gucira abandi imanza. Ati ureba uyu munsi ashobora kuba ari we Imana ikoresheje. Ijambo rakomeye kabisa, reka nisubire. Ureba uyu munsi ashobora kuba ari we Imana izakoresheje. Ubutumwa butuma abantu bagira kubana neza no gufatanya, cyangwa se kutarata ibyiza bafite, ahubwo bagasangira urukundo. Israel Mbonyi asoza kenshi amagambo yavuga ati ubuzima ni impano, ibamo iby'imbere cyangwa inyuma, ni ugutuma abandi bagira amahoro. Iyo ubayeho uha abandi iteka, ubayeho ubuzima ufite icyo umaze. Nagushimiye cyane wowe twakomeje kubana. Iyi ni Gospel Site uruteze amatwi. Murakoze cyane. Imana ibahereze umugisha. Ciao ciao.